Soma ijambo rero tuganiraho ku mwanya batatubwiye ariko tuzi ko abantu bajye bataha saa saba. Nimubona tugiye kwirenza mutwibutse ariko ntabwo turi butinde cyane. Turasoma iki gice kiri muri Zaburi ya 39 no kuri 5. No kuri 5 haravuga ngo Uwiteka umenyeshe iherezo ryanjye n'urugero rw'iminsi yanjye, menye ko ndi igikenya. Amena. Turangirize mu Korinto wa kabiri igice cya 5. Korinto wa kabiri igice cya 5. Tuzi yuko niba inzu y'ingando yacu yo mu isi izasenywa, dufite inyubako ituruka ku Mana, inzu itubatswe n'intoke itazashira iyo mu ijuru. Amena. Mwami Imana, twongeye kuza imbere yawe, ariko kandi turemezwa mu mitima ko tugayitse n'ubu nyine, twiringira hejuru imbabazi zawe. Tubabarire jewe n'abandi, maze bitume ubana natwe. Ntakirakorwa no kumenyera cyangwa no kubitindamo, kandi cyakorwa n'ubuhanga n'akaryo s'amashuri niyo dukomoka. Igihe cyose byakozwe byari bivuye aho uri Mwami, n'ubu twiringiye ko aho bivi wawe hacuzuye, cyo gituma ugiye kubiduhera ubuntu, kuko tubigusabye mu izina rya Yesu. Imigambi ya Satani yose itsindwe none n'iteka ryose. Amena. Turavugana gahoro tudatinze kandi dutuje. Ari maze iminsi igihe kitari gitoya nguma gutekereza ku mibereho ya muntu, kubaho kwa muntu, inzira za muntu, icyo umuntu ariho, aho agana. Nza kwibaza ku iherezo ryiwe. Mu byaremwe, abantu n'ibintu, umuntu niwe wenyine mu byaremwe uzi ko umunsi umwe azapfa. Ariko umuntu niwe wenyine wanga kumva ayo makuru mu byaremwe byose. Ni nawe udashaka ko yakoswa, ni nawe udashaka kubibwirwa. Ntabishaka, ntashaka no kubona aho byanditse, ntashaka no bimubwira mu matwi. Kuko bijya bimwibutsa ko hari umunsi azava mu isi. Gukunda kwe isi kwa cyane kukamutera ikintu gishengura umutima, akumva adafite imbaraga zo kurinda kongera kumva bene ayo makuru, kumva atagifite ububasha bwo gutegera icyo mwibutsa ku iherezo byanga byakunda bizaruha rikaza.
hari umuntu wavuze ngo ikitazahoraho ngo si cy'agaciro, ngo ni ubusa. Niba kubaho kwacu kutazahoraho, ni ukuvuga ngo uko kubaho kwacu ni ubusa, nta gaciro, ntacyo kumaze. Salomo yaravuze ngo ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Abantu bajya batekereza ngo kubaho ngo ni ukurya tukaryama, cyangwa wenda ngo ni ikintu gihora kigaruka, Noel ikaza hashira amezi angahe Noel ikagaruka. Abantu bakagira ngo nibiba nisarura ibishimbo bibisi n'ibyumye, nuko gutegereza no kuzinduka no kuzindukuruka, mwana agacuka muri umuna wakaza, tukagira ngo none birasa nkaho ari cyo bazabita ubuzima. Ariko ubuzima ni iki? Ubuzima twabatindiye, tugiye kurangiza ntimugire umutima uhagaze. Ubuzima ni icumbi ry'igihe gito cyane, icumbi ry'igihe gito cyane. Ducumbitse mu buzima, ducumbitse mu buzima, kandi iryo cumbi ni iry'igihe gito cyane. Yo yaravuze ngo iminsi yanje wayibarishije intambwe z'intoke zawe, ngushiraho urugabano rutazarenga. Bwana sifiwe. Shiraho iherezo mwami Imana. Dawidi aravuga ngo ubwo wanteranirizaga mu nda ya mama, ngo nkirurukanka, amaso yawe ngo yarandebaga mwami, ngo nibwo washizeho urugero rw'iminsi yaje, urandungura kiriya ntaraza mu isi, ushiriraho iherezo. Tuje twibuka ko uko tugenda kose isi dutuyemo hariho iherezo ryashizweho n'iyaturemye, ntako tuzarirenga, ntako tuzarihunga. Bwana sifiwe. Kera twaga tuya kuragira inka, twagerayo tugateranya imfizi zikarwana, tugakura inyana z'abandi amahembe, tukiruka izindi tugafata imirizo, tukivugumika zikiruka zikatwirukankana, ndurikaba tugasakuza, tugashaya imisozi tukayimanura. Noneho twagera imbere ibintu by'abana tugashapura, twashapura bakavuga ngo umwe wa izi wabo undi izi wabo. Noneho abatazifite tugasigara gutyo, nagaza nsigarana umushombe wo gukura amashuha n'imishiba. Bamwe bagakubita 80, abandi 30, abandi 20, tugasobanura, bamwe bagasigara ukwabo. Noneho rero no kuvuga ngo harya twari turi cyacuya cyari imborogezi, nta kuri kwari kurimo, kuri niyo kukiboneka. Cyagititi cyari ubusabusa, ukuri nguku sasa kuri kurabaye nyuma ya saa sita, umwe ajanye izi wabo undi izi wabo. None iki kintu nakuyemo niki? Nakuyemo iri jambo rivuga turuzi ibitubamo by'igititi, ibitubamo bisa no gushabira mu ndego, ibitubamo induru. Bitinde bitebuke turacyasobanura. Murimwe tuzamuherekeza nitugera ahantu ku musozi, bazabumbura Amakorinto 15, bazavuga ngo umubiri ubibwa ari umunyantege nke, ukazazuka ari uw'imbaraga, ngo ubibwa ufite igisuzuguriro, ukazazuka ari uw'igiciro cyinshi cyane. Bwana sifiwe. Kandi icyo gihe ibitubamo ibi bya morale y'igisirimba kidashira, ibi by'igititi n'intambara zo muri isi bizoba byarangiye. Niho birizivuga ngo umuntu aruhuka imihate ye, ngo ajane n'imirimo ye imukurikiye.
umuntu wese ajyane n'imirimo ye. Nta muntu mpfa nawe ikindaha muri isi, haba nubwo bonywa inzoga 1000, haba nubwo bokuramo inda amajana, ntacyo mfa n'umuntu. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Isi tubayemo ni icumbi ry'igihe gitoya. Bibiliya yavuze ngo nubwo inzu yacu ingando yo mu isi zasenywe, nihe nzu y'ingando zasenywe? N'uyu mubiri twambaye. Uyu Bibiliya irahamya ngo uzosenywa. Bamwe waraye usenywe, abandi uraye usenywa, abandi wasenywe kera. Niyi yindi iyi twaje dusize, iyi nayo izosenywa. Ariko ngo hejuru ya byose dutegereje inyubako ngo izava mu ijuru kuma. Bwana asifiwe. Kandi iyo nyubako ngo ntiyubatswe n'intoke z'umwana w'umuntu, ngo yavuye mu ijuru ku Mana yacu. Yageze hepfo aravuga ngo tunihira muri iyi ngano, duhora mu bibazo muri iyi si, tugatereganwa, tukibura muri iyi si. Bwana asifiwe. Bakristo, tujye dutekereza twibaza, muri iyi si niki twaje gukora? Ese aha niho tugana? Mutekereza mute igituma tubabara muri iyi si? Imana ntiyoreka tunezerwa, kuko ntiyagambiriye kuduhera ijuru hano mu isi, yagambiriye kuzaduhera ijuru mu bwambi bwo mu ijuru. Naho tukiri hano dusa n'abafashe igihe mu ntambara. Iminsi yacu ngo ni nk'iyabakorera ibihembo. None niki turiho? Pawulo aravuga ngo ndamarana ngo nsingire icyo Kristo yamfatiye. Pawulo niko ushaka mu buzima, ndasiga ibiri inyuma, ngambiriye gusingira ibiri imbere. Bwana asifiwe. Cyagoye cyane muri isi twatumwe n'Imana. Dutumwa muri isi mu gihugu cy'abanyamahanga, dutumwa muri isi iwabandi. Ino mu isi ni wabo wabandi bakora bya bindi byose byitwa urupfu. Buriya kwiba ni urupfu, buriya gusambana ni urupfu, buriya uburozi ni urupfu. Ibi byose mubona ibi twaje hano, ariko turi intumwa mu cyimbo cya Kristo. Tutari intumwa mu cyimbo cy'amadini. Tituri hano kubw'amadini bavandi, tituri hano gushaka upasiteri. Sinacyo kitugenza imbere y'Imana yacu. Kandi ntabwo dusumbana inshingano n'imirimo twese. Dufite gusa umurimo umwe muri iyi si, turi ku kivi cyo kuba abakristo. Kandi nta kintu cyiza muri iyi si kigira agaciro. Ntacyo umuntu yokora, nubwo yoririmba, nubwo yogira ababodyguard, nubwo boza bamuheka ku gipoyo, nubwo yoza aririmba bamwikoreye ku bitugu. Iki nicyo cyonyine kigira akamaro hamusi y'izuba, nukubaha Imana yacu, nukubaha Imana konyine gusa, nukubaha Imana konyine gusa. Ni iki cyonyine nukubaha Imana, nukubaha Imana. Takindi nukubaha Imana. Bwana asifiwe. Niba hari umuntu ukomeye, muzamutinya. N'abazimu baramutinya, Satani aramutinya, abadayimoni baramutinya, imyuka mibi iramutinya, imyuka yo mu isanzure iramutinya. Ni umuntu wubaha Imana, ni umuntu ugendana n'Imana. Yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo cy'Uwiteka gushaka no kugendana n'Imana yawe. Haleluya! Ibindi byose bitubona n'ibihita.
ibintu byose nibitambuka turivovota tukivovota kubera ko abaturusha ibi nibi tukagira ngo none turi mukuri twaje no kubisengera tugatonyoka tukirata ngo twari tumaze mu masengesho mbarayiri rukuri nta masengesho amasengesho ataraye ubugingo tarimo amasengesho ataraye ubugingo ni irari riri modernize ni irari risiza karangi ni irari ryazamwe imbere y'Imana kwitsindira ngo iryemere ntabwo ari byo uku niko gusenganya kuri ibyo ushaka data nabari byo hari umuntu wavuze ngo yafashe urupapuro rw'umweru ngo yandika amazina yiwe ngo asiga ahandi hose ngo ageze munsi ku mwisho w'urupapuro ngo arasinya akubita ikidodo aravuga ngo mwami Imana ibisigaye byose ushire ubushake bwawe nimba ungenera kurira nimba ungenera kubabarira jewe nasinye ngo ibyo ushaka data abari byo byonyine bizaba mu buzima bwawe. Ese turi kumwe ba tugiye kurangiza Bwana sivyo twongere tuzamura ibiganza. Haleluya Bwana sifiwe sana. Turivovota hano tukivovota nzanibuka mwarabyumvishe namwe nirika warene wabivuze aravuga umugabo umwe umusaza wari uvuye ahantu w'umumissionnaire atashe na president muri bato bakutse ngo asanga karasisi bavuza intundi ngoma fanfaro baramwakira yo ngo abura n'umufasha gasakoshi ngo aravuga ngo sema Mana yo mwijuru ngukorere mbure numpa yambo maze imyaka narahaza amagara ubugingo bumaririya ubusore bwanje bwashiriyo none uyu uzi ibyo yararimo uzi ibyo yari nibiki byari byamuzindukanye kwanza none mbure nunakira gasakoshi ngo Imana iramubwira ngo uyu yagezi wa ngo wewe nturageri wa wewe ngo nugeri wa. Haleluya ngugikandagiri wa nguziyamirira nguzovuga ngo kuki natakaje igihe kinini cyane mbabazwa n'ibibera mwisi bavandi titurageri wa turi hano Bibiliya ivuga ngo kuko turi abasuhuke tukaba bagenzi nabimukira nisisi iwacu bavandi aya mazusa yacu ibi binonko sibya ibi muza musengera ibi nukuvuga ngo mbere ni ibintu byabaga mu kuzimu ngo buce barabiforoma n'urwondo babishirando barabitwika n'inkwi ngo bimare bapanga hejuru y'ibindi bashira urwondo hagati n'agasima ngo bamare gushira amanjanja nimbaho bamavuga ngo ibayinsu twama tumuhereza intebe y'imbere ngo yarubatse ariko mukuri ni cyavuye hano munsi ariko dufite inyubako itarubatswe n'umuntu dufite inyubako itazatsindwa itazasenywa kandi iyo nyubako mbabwiza ukuri kw'Imana ntituzayibona hano mwisi. Hari umuntu waririmbye baravuga ngo huko juu ya nyota zote kuna nchi yenye mema Yerusalemu takatifu nifikapo mji huo nitamona Yesu kwanza. Na jeshi la waliyoshinda abo batuye ibugibwa ni wabo wabizera hano tugana ni hiwacu yo tugana ni hiwacu na hibi tuba mwaha ni ibintu bito cyane ni ibintu bitambuka. Dawidi haleluya Dawudi aravuga ngo mwami Imana iki nico ngusaba kivuye kundi baye mutima ngo umenyeshe urugero rw'iminsi yanjye mwami Imana umvishurire kumva ibidari biravuga Imana itanga ihumure abantu baragomoka baramushegura bararirimba abantu baracebura ibitangaza. Dawudi ngo arabyitegereza aja ku ruhande aravuga ngo mwami Imana ngo unibutse ko ndigikenya mwami Imana. Bavandi bakristo abantu baje bikorerana ariko muje mwibuka ko turi bikenya. Haleluya abantu bigira ibitangaza ariko muje mwibuka ko turi bikenya.
Mose yaririmbye zaburi imwe gusa ya 90 imwe yonyine. Mose yaririmbye zaburi imwe gusa ya 90 muri zaburi 150 iya Mose ni umugaragu w'Imana. Haleluya! Imwe ya Mose niki Mose yavuze? Yaravuze ngo Mwami Imana ngo utwigishe kubara iminsi yacu. Mu yandi magambo utwigishe gusubiramo mu byo turadukora turebe niba bihuye n'ubushake bwawe. Utwigishe kwisuzuma kundi baye umutima. Utwigishe kwireba iburyo n'ibumoso. Zamabwira ko inzira iri mu ijoro ari akantu koroshe cyane. Koroshe cyane. N'utundu tubiri. Kameze nk'akadahumeka yo mu murima murayizi mwe twari dukoresha turinda ibigori. Sakantu kwagaza kamera gutya. Nuko ndi kwinzira ije mu ijuru imese. Niba ntacu upfa n'Imana. Niba ntacu upfa n'abandi bantu. Ijuru riragutegereje nawe uraritegereje. Niba utwigishe kubara iminsi yacu. Mana yanje, jewe nawe Mwami Imana. Jewe nawe Mwami Imana. Jewe naba Mwami. Jewe naba Mwami. Ubuzima bwacu n'ubwigihe gitoya cyane. Ngo dutegereje igihe cyacu cyo kurekurwa niko Dawidi yo yavuze. Ngo dutegereje igihe cyo kurekurwa. Mu yandi magambo tumeze nk'inyana mu kiraro zikingiranywe zabuzaho zimenera muri twe hari ikintu cyenda kudusohokamo aribwo bugingo. Umuntu azahamishwa bakavuga ngo yahamishijwe ariko ni wa wundi aracyasa na mukuru we arasa no kwa banyirarume ariko ararya ni wa wundi ntacyagiye ari he ngo yahamishijwe ninde uzuhamishwa. Bibiri iravuga ngo nico gituma tudacogora ngo nubwo umuntu wacu inyuma yosaza nimuheze si cyubahiro. Haleluya! Ariko umuntu wacu imbere ngo ahora bamushuko bukeno kobwisha. Lakini utuwe tuanda umuntu wacu imbere bavandi. Umuntu wacu imbere bavandi. Uzukuntu twabuze ubwenge tituramenya ko itere dukiniramo ari abantu batagira umuntu w'imbere. Buriya igifu ni ikintu kizagihangana n'umuntu utagira icyo atakaza. Korea y'Epfo yaravuze ngo Korea ya Ruguru nta kibarusha ngo kandi ntibayitinya. Se none ni iki cyabaye? Kimune wisajije ngo afite kirimbuzi yo dutwarike. Tariko ndi tworwana nawe. Haba nubwo azisaza kishungereza akaro akazadutuka akadutokoza. None Korea ya Ruguru kuye ibisasu kirimbuzi tibagira haba narenga ngira ngo. Nabakene banyakuja nabatunzi kuri kirimbuzi aho. Dufata ubutunzi dufite tubutega umuntu utagira icyo atakaza. Bavandi niba hari ubuswa bubaho nuguhangana n'umuntu utagira icyo atakaza. Nuguhangana n'isi itagira icyo itakaza. Nukuba mu buzima bw'intambara z'abantu batagira icyo batakaza n'icyo baramira. Ariko Bibiri iravuga ngo byose ndabyemerewe. Ngo ariko siko byose bingirira umumaro. 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 Bwana zivi. Tunyura muri yisi bigoye cyane. Tunyura mu bigoye n'ibirusha ariko niki turiho. Hari ikibisanyo cyavuye kuma. Hari abafite uwo mwana nibo bafite ubugingo buhoraho. Kubera iyo mpamvu kubera ko dufite uwo mwana Bwana zivi. Isira tubangamira cyane kaduhagurukira cyane ariko nibuka indirimbo y'Igiswahili zivuga ngo napiga mbio katika mashindano ndamarana katika mashindano. Haleluya! Ubugingo bw'umuntu ngo bumeze nk'igicu kiboneka kanya gatoya kigatambuka. Ngo bumeze nk'ihema ry'umwungeri ngo riri ku musozi utambuka ari wagaruka ugasanga ryazingazinzwe ritakibaho. Ngo bumeze nk'ikime cya mu gitondo amasabona kigatosha inkweto ariko mukanya kikibagirana nk'ikitarigeze kubaho. Nyuma yabwo tukabona kuja mu buzima bw'iteka ryose. Narabwira hano bushize turuzi hano turi umukino turatangira kandi nidupfa ntituzoba tuvuye iwacu
ahubwo tuzoba tuvuye iyo twaratemberereye nibwo tuzoba tugiye iwacu. Abo duherekeza ntitubajanye kumva ku mpanda, ntitubajanye ku irimbi, niho batashi wabo. Aha mwisaha turi na handu ni inyuma ya stade, turimo turishusha, turabaramprasa. Ese turi kumwe ba? Turabaramprasa babakaramudoga, babari abagabo bose bakoreye Imana na ba Eliya na ba Elisa na ba Enoki na ba Abeli. Turi inyuma y'ikibuga ko turishusha. Ko turishusha umukino turatangira. Umukino uzatangira hakurya ya Rwarusi. Haleluya! Kandi agahe gatoye ko kuba hano ntikakaduhemure, agahe gatoye ko kuba hano ntikakadutangaze, ko bari imyaka 2, 3, 5, ko bari agahe k'imyaka 8, ko bari agahe gatoya ko kwinezeza hano mu kabare kw'icupa rimwe, ariko hirya hariho igihe n'uruhe kitagira iherezo. Aho niyo mu rugi wacu. Siko ni iwacu. Uko umukino turatangira bavandi, turacyari inyuma ya stade. Hano Imana yaduhurije hano, narababwiye hano ngira ngo ushize kugira ngo twige kubana kandi tubane neza. Ushize yamushuri kuba kitorero usanga atanga amakaro n'imitwaro, usanga idafari ryiza idafari ryiza nishe kagenda ndamahoro mu rusengero. Nubona umuntu azanye idafari ryitwa amahoro, uzemere ngo uyu n'umukristo karashibwana. Nubona umuntu azanye idafari ryitwa ubugwaneza, ntakazana amakositime, ntakazana ifaranga. Bibiri iravuga ngo namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Bavandi, namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Namwe mwubakwe nk'amabuye mazima. Idafari ryiza ryo kubaka itorero ni ukugwa neza mu itorero. Idafari ryiza ryo kubaka itorero ni ukuba umunyamahoro mu rusengero. Bibiri iravuga ngo abameze batyo ngo ntategeko ribahana. Abameze batyo ngo bavuye mu rupfu ngo bageze mu bugingo, ngo ntabwo ari urupfu rukorera muri bo, ubugingo nibwo buba muri. Usanga abakristo hazaba ibibazo bikaba bagasambagurana bikarangira nta jambo rye iburyo n'imoso. Bibiri iravuga ngo nta jambo rya Samweli ryigeze rigira gute ngo rigwa hasi. Tibibaho Samweli uravuga ariko muzi igitsure cy'Imana, muzi
bayimba nabo bamarayika haleluya ijuru adutekereza unaniwe kubana neza hano utsindiwe hano na buragara sivuze muno n'Imana yaheye ikizezi zo kujana gukoroga babera mwisho n'Imana yaheye igifu izo kujana gukoroga ba Eliya na ba Enoki unaniwe kubana hano neza unaniwe kumugwa neza unaniwe kumwizera iravuga haleluya ngo kuko turabo yare ituremeye impamvu yonyine bavana Imana yaturemye ngo tugire amazu menshi ntabwo ari Bibiliya ivuga ko ni ibyino mwisi by'abantu Imana yaturemye ngo turuta abandi ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza apana muri Kristo Yesu iyo mirimo niyo muri Kristo Yesu bavandi Bwana sifiwe ibintu byose dufite ni intizo ubuzima ni intizo ni ikintu gito Imana iduhereza ariko izatwaka na amagara meza tuzohabwa nigeze kubona agasore nagaza simbuka bagira gutya akabumbu kiruka nkakujya kuwasaze mu mutwe sinzi uko byagaza bigenda nagaza mubita za kribitire na za mazebe nigeze gukubita soya yindi tabaho nicyo giri ry'inyori rikutse ngo ndangize ndarishimangira n'imbuga itishushe ndaritsindagira rirafata kugeza noneho rero ariko byararangiye ubu byararangiye ibyo byarashize no kuvuga ngo wenda na naramutse mbasetsa narimo ngira ngo mbabwire ngo ubuzima ni intizi Imana iduhereza imibereho ni intizi Imana iduhereza amafaranga ni intizi Imana iduhereza n'icyubahiro ni occasionné haba no guhagarikira neza ni ikindi Imana idutiza si ntitugabira iradutiza haba n'ijwi Imana iradutiza voilà ce sont des choses qui est prévu ni ibintu biri déterminé ni ibintu qui va prendre effet ni ibintu occasionnel ni ibintu bidahoraho Imana igutiza igihe ikagutiza amavuta Imana igutiza ifaranga niba ibyo dufite twarabiha niki gituma twifata nk'abatarabiha niba ibyo dufite twarabiha niba dufite twarabiha niba isente dufite twarayiha batamwishura ntazotera indirimbo mukuramya Imana ngone batamwishura ngo ntazozagira gutya Bibiliya ivuga ngo twahereye ubuntu ngo tuje dutangira tumepewa yote kwa neema ya Mungu ese turi kumwe tutegereje kwishurwa ya ubushobozi ni intizo ababana n'abo badamu dufite ni intizo ibintu byose ni intizo uwadutije azabishaka nyirabyo azabihamagara yo yaravuze ngo wampamagara ngo nogira gute haleluya ngo wampamagara nogira gute ngo no kwitaba ngo ushatse kureba imirimo y'intoke zawe Mana afanye ibi byose dufite ni intizo izi mbaraga dufite aya maguru dufite nta matizi imirimo nta rusoka turwaye ibi ni intizo duhawe imibereho ni intizo abaduturanye uzubafata neza uza wicarana n'umuntu wumva ko iyi ni intizo Imana impa ngo tubane mu iparuwasi iyi ni intizo ubuzima ni intizo amasahani ni intizo ibintu byose turatishijwe amagara meza turatishijwe inshuti turatishijwe ibintu byose turatishijwe umwami yaragiye kuzinduka ngo hamagara abagaragu biwe ngo arababwira ngo ndagiye muri gihugu cyakura rwose ugaruka ngo hamagara umwana amubwira ngo ngizi taranto zitanu nawe ngizi taranto ebyiri nawe ngiyi taranto imwe
ngo umwami arazinduka aja mu gihugu cya kure cyane. Bavandi izi ni aba bavandimwe amagara yacu ni talent Imana yaduhaye, ibintu byose ni talent Imana yaduhaye, irishwi ni talent Imana yaduhaye, izi mpano dufite tuma mweza sicyubahiro ba Bwana sifiwe. Tangaza ngo ntaboneka bagahamagara bagakutwa urindiro rushabandike wavutse nyoko n'umukobwa wabake ni kurusha abandi muri isi. Umuntu akigira igitangaza ngo ntazoboneka ngo ntavugana n'abantu, uvugana n'abantu igihe n'ikigufi cyane. Bibiri iravuga ngo imyaka y'umuntu ni 70, ngo niba nishe ngo izaba 80, nyamara ngo ibyirato byayo ngo ni imiruho n'imibabaro. Ngiyi sifa, ngibi byirato by'imibereho, ngibi byirato by'ubuzima, ni imibabaro, ni amakuba, ni intimba, niyo korasi y'ubuzima, niyo korasi y'ubuzima, niyo korasi y'imibereho ya muntu. Ni intimba n'agahinda n'amarira adashira n'ugutuza. Byose twaratishwe ni taranto twahawe. Nyiri taranto yarazindutse, nyiri taranto yaragiye nagaruka. Nagaruka tuzobarana nawe, nagaruka azoduhamagara abarane natwe. Bibiri yavuga ngo hamagara wari ufite taranto zitanu, ngo aramubwira ngo murika ibyanjye naguhaye, ngo aramubwira ngo databuja kuva wavana bya bindi wambaye, byajwi wambaye, za ndirimbo wambaye, y'amasengesho wambaye, kwa gutega amaboko wambaye, narabizungurukanye mwa habari njema inatembea ulimwengu. Haleluya. Ngo abwira ngo wambaye ngo zigenzura mizini zitanu, ngo aramubwira ngo nuko mugaragu mwiza ngo wakiranutse kuri bike ngo nzakwigurira byinshi, ngo injira mu munezero wa shobuja, ngo uraga ubwami bwagutunganirijwe ngo uhereye ku kuremwa kw'isi. Abantu bahereye ku taranto zitanu none basigaranye zitatu, abandi bahereye ku taranto 8 ubu nyine basigaranye 2, bahereye ku nshuti 80 ubu nyine afite 4 nazo ziyazijegajega, izindi asigaye zandikira ntizimusubize, izindi ziri mu marembere. Bavandi ni taranto, ubuzima ni taranto. Ngo ahamagara uwa kabiri aramubwira ngo putwanja, ngo aramubwira ngo databuja wampaye 2 none izo zibiri nagenzuriye mu izindi 2, ngo aramubwira ngo nuko mugaragu mwiza ngo injira mu munezero wa shobuja. Injira mu munezero wa shobuja, itakuwa furaha kuona uso wake na uzuri utokao macho yake, moyo utafurikwa kwa uheri na furaha juu ya kao lile aliloniandalia, nitamtambua yeye kwa harama za majeraha. Wale kitangaza baba nitaingia lango lake na sifa moyo. Taranto wampaye mwa, inshuti wampaye mwa, abavandimwe wampaye mwa, shingano wampaye mwa, ijwi wampaye mwa. Ngibi mwami ma, ngibi mwami ma, mudamu wampaye n'abana wampaye, abaturanye n'abavandimwe wampaye, ngibi mwami ma, ngibi mwami ma. Aba badamu twahawe ni taranto, abavandimwe ni taranto, abagabo ni taranto, abana ni taranto twahawe. Muvitumie kwa kazi ya Bwana, muvitumie kwa kazi ya Bwana, mubikoreshe kubwo guhesha Imana, mubikoreshe kubwo guhesha icyubahiro. Tituraha ngo twambare koti kubwo gukandagira abandi, tituraha ngo duseke kwerekana ko turi beza, tituraha ngo tuzunguze taranto ya nyirayo, tituze umunsi azoza. Bibiri iravuga ngo hahirwa umugaragu ngo databuja azoza agasanga ari maso. Hahirwa umugaragu. Ariko revera Rugabire yarabwirije Imana yanjye, yarabwirije umugaragu databuja azoza agasanga ari maso.
wari ngo azamubwira ngo kuko wari uzi ko ndi umunyamwaga. Haleluya! Bavandi ko wari uzi ko Imana ntakizikora ibyo ivugira. Yaba barabihaye runaka yari guhesha data icyubahiro. Ruriya rugo rwawe iyaba ari runaka waruhawe ruba rwarubashimane n'ijuru. Bariya abana bawe iyo baba banaka nkuragirira Imana baba barahesheje data icyubahiro mu isi yo kuba mwiza. Ariya mafaranga iyaba barayahaye ndayizeye aba yarahesheje data icyubahiro n'umwana w'Imana agahimbazwa mu isi. Kubera ko wari ubizi, kubera kuta bavana kubereke ijwi ryabaye inzira yo kwigura. Amafuta yabaye impamvu yo guhimbaza Satani. Ariko ni ijambo rivuga ngo urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, ngo rwanditse ikimenyetso ngo Uwiteka ubuzima n'igihe gitoya muri iyi si turaba isi n'abagenzi. Bibiliya ivuga Bwana sifiwe ngo iwacu ni mu ijuru iyo dutegereje umukiza tuzava. Bari mu isi ariko sabisi wengi wetu walikuwa matajiri na wenye sura nzuri. Ijambo ry'Imana ngo mwigane kwizera kwabo muzirikane iherezo ry'ingeso zabo. Yesu Kristo uko yarari kera ngo ni kwari nanone kugeza iteka n'iteka ryose. Yesu ni yeye yule ya Mungu ni yeye yule
gihe tuba twirata ngo turabanya bifaransa n'ibizungu mbarahirire ni ikinyoma cyambaye gusa nta murozi udusigara baza batomboka bagasohoka n'imfiri bambaye inyamaswa muzindi amaze bagahiga baza bahiga iyo biba ariko hashimwe Yesu watsinze Satani hashimwe Yesu watsinze Satani haleluya hashimwe Yesu watsinze Satani tuba twaramizwe iteka n'uburiganya bwa Satani Dawidi yaravuze ngo yaba Uwiteka atarori mu ruhande rwacu ngo ugabanzi bacu batuzunguruka ngo tuba twaramizwe nubona urari ugahara nubona wambaye ko tukabera nuja gusohoka umudamu akakubwira ngo unapendeze umudamu najya gusohoka ukamureba ngo arahanda utahanaguye neza ukamufasha nawe ariko uza wibuka mu mutima ngo mwami Imana ngo nigishe kubara iminsi yanjye ngo menye ko nigike ngo menye n'urugero rw'iminsi yanjye menye n'igihe cyo kubaho nubwo inzu yacu ingando yo mu isi zase nuzobona ku meza hari sahani y'inyama y'ibishimbi y'ibirayi y'ibitoki iyaserere na bibano bakugose uje uvuga ngo twigishe kubara iminsi yacu mwami Imana ngo tumenye ko turi bikenya tumenye ko n'urugero rw'iminsi yo kubaho tumenye ko tuzotambuka mu isi ugenda ukuva n'ahantu wayo ukaza kumva sinzi ukaza kumva waterutse ufite imbaraga ukumva ufite uburakari ukumva wofata ndayizeye ukamurengeza ukamuhotagura ugaterera k'ikaratasi ariko uzimenya ko hirya uzigike twigishe kubara iminsi yacu mwami twigishe kubara iminsi uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge twigishe kubara iminsi yacu tumenye ko turi bikenya tumenye ko tuzotambuka tumenye ko ahatari iwacu bavandi uyu mubiri ni icumi ry'akanya gatoya n'ahantu turi ababaye mu biraro babonye abungeri twagaza twubaka nyuma y'ibyumweru tugasenya tukaba tugiye hano muri iyi si turi inyuma ko turasenyagura basaza bacu kera bamwe baramenye barasenyaguye barumuna bacu barasenyaguye abana barasenye baragiye natwe turi abagenzi n'abimukira mu isi si iwacu Petero avuga ngo nuko rero iyo mwita so ngo kuko ari Imana itwika igakongora ngo mumare iminsi yanyu yose y'ubusuhuke muhinda agashitsi mumare iminsi yose yo kuba i Buganda muhinda agashitsi mutitira cyane mwiringira mutegereje wa munsi kuzahagarara imbere y'intebe y'Imana twigishe kubara iminsi yacu mwami twigishe kubara iminsi yacu ubona abantu bavuga ngo arantwarike ngo arangira guta umuranzije ngo wombone turakubona ngo wombone turi bikenya nje nawe turabigiye gito turiba kurenga baba turiba kurenga agakomera bwaca gasenyuka ntawamukozeho bwaca kagira popularite bwaca gashira amavuta kaza gatambuka ibintu byose n'ibyakanya gatoya byose n'ibyakanya gatoya bavana ariko hari kitazatambuka ni Yesu mu buzima bw'abakristo namwambata mukozi sitake kumwacha mugumane Yesu iteka nibwo muzagira amahoro atemba mu rusi ibindi byose n'ibyakanya gatoya nibi dutuyemo n'ibyakanya gatoya bitwirirwa dupfa byose n'ibyakanya gatoya hari umunsi bizosobanuka umuntu wese akerekezwa ahazoja gutegerereza ni handi twavuze hariya mu Bakorinto hahandi bazohagarara abandi bose umuntu yamanutse arepfa batangire kubumbura bamwe habarira abandi babatotora indaka ngo basome bakubwira ngo umubiri ukazazuka ari igisuzuguriro subira guhangana subira urwane subira wikorerane subira wigira igitangaza subira umwe primus irwange mu bagore n'abagabo kandi warangiye nta mwana ugihari siko bimeze ba subira kandi wegura umutwe subira kandi subira uvuge kandi
bizosomwa tubyumve cyangwa turebe kubyumva bizosomwa bizosomwa ese niko bimeze wa bizosomwa birangiza gusoma wanasibi birangiza gusoma umuntu asigare wenyine ya abagiye nezi wabo nyawa hari urupfu rw'umubiri hari urupfu rw'umutima urupfu rw'umubiri ntirukuraho ubugingo Yesu yaravuze ngo naje nzabazura ku munsi w'imperuka abo bapfuye umubiri ariko ubugingo burahari muri Kristo ariko hari abapfuye imibiri hari n'abazopfa imitima iherezo ryabo rizamera rite iherezo ry'abatumvira ubutumwa bwiza rizamera rite iherezo ry'imibereho yabo abantu n'ibinani muri iyi si baririmba umunsi bashaka basenga umunsi bashaka bumva amatangazo umunsi bashaka aboneka umunsi ashaka atega amaboko umunsi ashaka n'ibyige bavandi titurabacu ngo twitegeke turabuwo titurango twinezeze turahango tunezeze wadupfiriye kandi atuzukira ari we Yesu mwana w'Imana twigishe kubara iminsi yacu mwami Imana tumenye ko turi bikene mwami ngo yabwiye abagaragu biwe ndangiza none bamushakira ijambo umunsi yanezerewe nizo zarimo bimugarura ngo n'umunsi yababaye ngo rize rimugarura umugaragu umwe ngo aragenda afata pancarte arandika amanika hariya aravuga ngo ibi nabyo ngo bizoshira ibi bizorangira ngo yabari mu birori yamoye fino bashayaye ngo yakubita amaso hariya ngo akavuga ngo ibi nabyo bizoshira umunsi yababaye ari mu gahinda ingabo zashize ngo yunamuka yareba hariya akavuga ngo ibi nabyo bizoshira bavandi aya magara aya nayazoshira iyi si tugendagenda aho turi bazima ibi nabyo bizoshira n'ibindi bizoshira hirya y'ubuzima uzaburiye hirya y'ibi uzaburiye tuba turi nk'abana gutegura imibereho ya hano tutazi gutegura imibereho y'ejo hazaza kandi ari wowe iteka ryose ntituzi gutegura umuntu w'ejo hazaza ari we Imana ishaka ntituzi kuva umuntu w'ejo hazaza ari we data ashaka nimushakashaka uko mwamenya ibyo mwami Imana ashima aba ari byo byiza muzaje mukora iminsi yose yo kubaho kwanyu shakashaka icyo umwami Imana ashima nigushima mwana nigushaka mwana nigushakaho mwana mwisi igihe gitoya cyane kumwe n'abantu igihe gito byose ibyo dutishijwe itaramba byose n'iby'akanya gatoya zotambuka ariko hakurya hari kitazatambuka kandi abo tuvuga bupfa kwiteka ntibazopfa ngo barangire cyangwa bazoza bapfa rwose kuko aho bazaje ni mu mubabaro w'iteka ryose icyo gihe abera bazaba habaririmba indirimbo zo guhimbaza umukiza iteka n'iteka ryose bazaba baranesheje muri iyi si bayitwayemo neza hari icyo bita esprit de kibams kubera igitito umuntu akamwa iseregeti kubera igitito umuntu agakora igakoma kubera igitito umuntu agakura mwina kubera igititi kubera ariko ubwenge busa no kubwira ngo ibi nabyo bizorangira twigishe kubara iminsi mwaka menye ko ni ibiki ibi ni iby'akanya gatoya sindumva umugabo nka Dawudi ndangiza sindumva umugabo nka Dawudi watunze aratunganirwa araririmba Imana irumva araririmba zaburi araziririmba Dawudi araririmba zaburi z'amazamuka aririmba shigiyonoti aririmba inuma icecetse abakure aririmba mitrabeni akubita igiti n'amarebe inuma icecetse imbaraga zo mu gatondo Dawudi araririmba ariko kubera ubwenge bwavuye kuma ngo akabanza akisubiza inyuma gatoya ngo akavuga ngo mwami Imana ngo umenyeshe urugero rw'iminsi yanjye ngo ni iherezo ryo kubaho kwanjye ngo umenye ko ni iki ntibizahora gutya vino ziteretse aho
hari umunsi umwe uzoca batagishoboye twigishe kubara iminsi bitume tumenya ko turi bikenya mu byase dusenge. Tumenye yuko inzu yacu ingando yo mwisi zase. Tumenye yuko tuzambura uyu mubiri. Ibi byose twitwaza tumenye ko tuzabyambura. Mana yanjye, Mana mu izina rya Yesu Kristo, Mana mu izina rya Yesu Kristo, tuganirire byuzuye mwana, utugaburire byuzuye mwana, uduhembure byuzuye mwana, utwubake byuzuye mwana, uduhereze ubwenge bwavuye ku Mana, ubwenge buboneye, ubwenge bw'amahoro, bwemera kugirwa inama mu izina rya Yesu. Ganire n'abamama bara, ganire n'abapapa bara, abavandimwe bose bahagaze, uzi impamvu ziri mu mitima yabo, uzi guhaguruka kuri mu mitima yabo mwana, ubemerere mwana, ubatega amatwi mwana, imyanzuro n'imigambi ifashwe yoye kubapfana no guhinduka ubusa, boye gutendebukirwa no gucogora, ubibutse mwana, ubibutse iherezo ryabo, ubibutse ku isi atari iwacu, ubibutse ko tuzayisiga mwana, ubibutse Mana y'imbaraga. Turagushimiye mwami Mana yacu, imitima itsinzwe uyigenderere, imitima ihindutse mwana uyihimbaraga uyikomeze, wirinde wa mugome na Satani. Abana batoya ubarinde ibyonyi n'impoma, ubarinde ibisiga, ubarinde sakabaka, ubarinde ibihitana abana, ubarindire mu mbaraga z'ubushobozi bwawe no ku musozi wawe wera mwami Mana, ubagirire ubuntu n'imbabazi ubarengere kugeza aho Yesu azozira. Bana nabo barinde yanzoka n'umwijima, ubarinde gusinzira no kudamarara muri iyi si, ubarindire ibitotsi byo mu mutima no kundi baya, ubarinde ibitotsi byo mu bwonko no mu bwenge, ubarinde gusinzira habuzanywa ngo badateshwa icy'agaciro bafite, badasinzira bagatakaza urugendo, uje ubibutsa kunamura amaso barangize ku rugendo rugihari, kumbe safari bato. Mana yacu, twe kwifata nk'abahageze, twe kwifata nk'abarangije urugendo, twifate nk'abatangiye urugendo, bamarana ngo basingire icyo Kristo yabafatiye. Mugaragu wawe yaravuze ngo aragenda asiga utazi yaje, ngo arakubita atahusha. Ndagushimiye kunywa, utuganirije kandi utugaburiye, icyubahiro kikugarukire mu izina rya Yesu dukunda none bidashira. Amen. Rakoze cyane Imana nk'umugisha, kandi turashima Imana ko turi kumwe nawe uyu munsi. Amen.